ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Twese dukunda gukopera. Mu by'ukuri ninde wavuga ko atajya yigana abandi? Akenshi tugura ikintu twabonanye kanaka, twabonye ibunaka cyangwa twumbanye naka, natwe tukumva turagikunze, amaherezo tukakigura. Gusa ku bikoresho by'ikoranabuhanga aya makuru ntabahagije. Niyo mpamvu twaguteguriye iki kiganiro kivuga ku bintu 10 watekerezaho mbere yo kugura televiziyo. Twe turi The Fixers. Akenshi televiziyo cyangwa televizeri tuzigura nk'igikoresho cyiza cyo kwifashisha haba mu kwirangaza cyangwa no kuba twagikoresha twiga ndetse no mu bindi. Gusa inganda zizikora zirushaho kuba nyinshi, ari nako kumenya iyo duhitamo kandi yujuje ubuziranenge cyangwa izaramba birushaho kugorana. Dore ikintu cya mbere, ubundi televiziyo nziza kandi ihuje n'igihe igomba kuba ifite. Televiziyo nziza igomba kuba ihuje n'igihe haba mu mikorere cyangwa imikoreshereze. Akenshi uzumva abazicuruza bakubwira ngo iyi ni smart TV, ubwo itari smart aba ari traditional cyangwa se ikoresha uburyo gakondo bwa kera. Iza kera akenshi ntiziba zikoresha internet, yewe nta n'amapplication ajyamo cyangwa ngo usange zafata wireless. Nanone televiziyo yitwa kari smart igomba kuba ifite ikiswe voice assistant. Akenshi ubu ni uburyo iba yarahawe bwo kumvikana ndetse no kumvira ijwi ku buryo iba yagira ibyo ikora utiriwe uyikoraho, ukayibwira ikabikora. Iyo televiziyo niyo ukwiye kugura. Icya kabiri uzareba ni resolution. Ibi bivuga ko televiziyo nziza niba uyiri kure ntibigomba gutakaza ishusho ryiza. Akenshi uzumva bavuga ko ifite 4K resolution cyangwa 8K resolution. Iyo 8K ni resolution nziza igezweho ku ma TV ahuje n'igihe kandi ishusho ridatakaza umwimerere waryo. Ikindi kintu cya gatatu nicyo bita display. Ibi bivuga ko TV nziza akenshi ikunze gutanga urumuri rwiza muri screen yayo rutica ijisho. Aha habamo ubwoko wamenya bw'urumuri cyangwa uburyo urumuri rutangwamo, hanyuma ugahitamo ubwiza. Habaho LCD TV. Akenshi izi ziba zifite amatara gusa aca mu bintu bimeze nk'imiti y'ikaramu byitwa liquid crystals, hanyuma ayo matara akunze kuba ari inyuma agatanga urumuri ruca muri ya miti. Inyinshi uzazibwirwa nuko iyo zimenetse ubona ibintu by'ubururu bisukika byahingutse muri screen. Izi nizo ziri henshi, nyamara ariko sizo nziza, ahubwo uzahitemo izi LED TVs. LED TVs nizo zitanga urumuri rwiza kurusha buriya bwoko bundi twavuze. Izi zo ziba zifite utuntu tw'amatara twinshi twitwa diode. Izi diode zicanira ikirahure cyangwa screen, hanyuma zigatanga urumuri rwiza kandi zikaboneka henshi. Uzazibwirwa nuko zanditseho LED TVs. Ikindi cya kane ni platform, smart TV platform. Ibi bivuze ko iba ifite system ikoresha akenshi nk'uko na telefone dukoresha ziba zifite system. Aha twavuga nka Android na TV. Rero burya nuko ntuzapfe kugura, reba ko ikoresha imwe muri izi zizwi kandi zigezweho: Android TV, Fire OS, Google TV, Tizen, Web OS. Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amasharijeri apfa buri kanya? Hari amakuru udafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga 5 ikemura mwene ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda wa/ifix.rawa bikemuka ko kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza, ni muri iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Ikindi uzareba ni uburyo iyo televiziyo ingana. Ibi bisobanuye ko akenshi ingano yayo birumvikana bitewe n'ubushobozi uzagura ingano ikubereye. Hari ziba zifite puse 24, 32, 40, 55 yewe na 65. Gusa uko igira puse nini nako igira ishusho ryiza, ariko ni nako igura menshi. Dore ikindi wareba, ugomba kureba brand abantu bakoze iyo televiziyo ni bande. Burya bitewe n'uruganda ruzikora ni nako kuba nziza kwazo bitandukana kandi n'ubushobozi bugatandukana. Dore rero amazina utarenzaho ingohe: Samsung, Sony, Toshiba, LG, Asa, OnePlus,
Skywall ndetse n'ayandi mazina meza. Jya wita ku biciro. Burya hari impamvu ikintu kimwe gihenduka ikindi kigahenda. Rero burya ujye wita ku biciro, nubona ihendutse cyane ugira amakenga. Twe turi The Fixers. Umva, dufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo mashine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri wa@ifix.ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza, ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.